Icyigisho turi kwiga muri iki gihembwe ni intambara ikomeye. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru iravuga ngo intsinzi y'urukundo rw'Imana. Intsinzi y'urukundo rw'Imana. Icyo kwibukwa kiraboneka mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Aya ni amagambo y'ibyiringiro aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu wa 3 dufite ingingo ivuga ngo imyaka 1000 ku isi. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cya none, dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye kuri umuremyi wacu, tugushimye ko ngiye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Ubane natwe, utwiyoborere. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ibyahishuwe igice cya 19 bisoza bigaragaza ishusho yo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka kw'abanyabyaha. Ariko inkuru ntabwo irangirira aho ngaho. Ibyahishuwe igice cya 20 hatubwira iby'igihe kingana n'imyaka 1000, kizwi nk'igihe cy'imyaka 1000. Nshuti bakundwa, iki gice cya 19 kivuga uko bizaba bimeze ubwo Kristo azagaruka. Kivuga uburyo abanyabyaha bazarimbuka. Ariko mu by'ukuri ntago iki gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 iyo nkuru yo uburyo bizamera Kristo ubwo azaba agarutse kirangirira aho ngaho, kuko mu Byahishuwe igice cya 20 naho hatubwira iby'imyaka 1000 izabaho. Iyi myaka 1000 niyo tujye kurebera hamwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Reka mbararikire kugira ngo tubumbure Bibiliya zacu, dusome Ibyahishuwe igice cya 20 turebe umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 3. Ibyahishuwe igice cya 20 turebe umurongo wa mbere kugeza uwa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Satani aboha abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka, ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, abibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya, kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, tugarukire hano, kugira ngo kimare igihe gito. Aya n'amagambo mu by'ukuri agaragaza uburyo Satani azabohwa mbere yuko imyaka 1000 itangira. Satani azabohwa. Nukuri ku itangiriro ry'imyaka 1000 Kristo azaba yagarutse. Nta kindi kizabantu ko Satani azahita abohwa. Nyamara ikigereranyo cyakoreshejwe mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza uwa 3 ni ikimenyetso. Nukuri Satani ntago aboheshwa umunyururu ngo afungirwe ikuzimu mu buryo busanzwe. Azamara imyaka 1000 ari wenyine ku isi idatuwe. Aboheshwe n'imiterere y'ibyo yikururiye ubwe. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 dusoma ko Satani n'abamarayika be bateganyirijwe igihano cyo kuboheshwa iminyururu
y'umwijima. Nyamara Satani azaboherwa mu isi aboshywe n'iminyururu y'imiterere y'ahamuzengurutse. Nta muntu uhari abasha gushuka. Azamara imyaka 1000 areba ukwangirika guhindana n'akaga byatejwe no kwigomeka kwe. Inshuti bakundwa, kuboha ahangaha ntago ari iminyururu Satani azaba afunzwe, ahubwo Satani azaba ari ku isi wenyine. Kandi Satani azareba uburyo isi yangiritse bitewe no kwigomeka kwe. Uko niko kuboha kuvugwa ahangaha. Ntabwo Satani azaba aziritswe iminyururu, ahubwo azaba ari ku isi wenyine, nta muntu afite wo gushuka. Bizamubera nko kuzirikwa. Nyamara ijambo ry'ikigiriki risobanura ikuzimu rifite ubusobanuro bumwe n'ijambo ry'icyongereza abyss. Nicyo kimwe n'ijambo ryakoreshejwe mu rurimi rw'ikigiriki cyakoreshejwe mu gusobanura isezerano rishya rigaragaza isi mu gihe cy'irema. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri. Muri urwo rurimi, ijambo imuhengeri ni ijambo ry'ikigiriki abyssos. Abyss risobanura isi iriho ubusa. Ikuzimu ntabwo ari ubuvumo buri munsi y'ubutaka cyangwa ubuvumo bunini buri mu isanzure. Umurimo wa Satani w'icyaha no kurimbura hamwe n'imiviringano izabanziriza kugaruka kwa Yesu byatumye isi isubira mu mwijima, umubumbe utagira gahunda nk'uko yari imeze igitangira kuremwa. Bene data, hari ibyo abantu bumva bakabyumva mu buryo butari bwo. Iyo abantu benshi bavuze ikuzimu muri iki gihe cya none, hari uburyo babyumvamo, ariko Bibiliya uburyo isobanura ikuzimu bitandukanye n'imyumvire y'abantu bumva ko ikuzimu ari munsi y'ubutaka, hasi yongeyeho hepfo cyane, aho abantu batabasha kugera keretse bafite izindi mbaraga. Ahubwo Bibiliya ukurikije ubusobanuro bw'ikuzimu uko Bibiliya ibivuga, bene data, kuba isi ubwayo yarasubiye mu mwijima ikaba umubumbe utagira gahunda nk'uko yari imeze igitangira kuremwa. Ahangaha niho tukwiye gukura igisobanuro cyo gusobanukirwa n'ijambo ikuzimu. Ntabwo tukwiye gusakira ijambo ikuzimu dushakiraho abantu batabasha kugera, cyangwa se kumva ko ari ahantu kure munsi y'ubutaka. Ibyo ngibyo si byo busobanuro bw'ijambo ikuzimu. Ahubwo ijambo ikuzimu tukwiye kurisobanukirwa nitumara kumenya uburyo isi ubwayo yahindutse umwijima bitewe no kutagira gahunda kwayo, biturutse ku buryo Satani yigometse ku Mana, isi yacu ikangirika ku munsi wa none. Aho niho tukwiye gushakira ubusobanuro bw'ijambo ikuzimu. Reka dusome amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 23 tugeze 26. Twongere dusome muri Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 33. Ni mu buhe buryo abahanuzi bo muri Bibiliya basobanura uko bizaba bimeze? Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 26. Hari amagambo avuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iririra abayuda banze kwihana. Imana iririra abayuda banze kwihana. Nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi irimo ubusa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita, ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze. Nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke hari habaye ubutayu, n'imidugudu yabo yose yasenyukiye imbere y'Uwiteka kubw'uburakari bwe bukaze. Nshuti bakundwa, uburakari bukaze bw'Uwiteka buzatuma isi yangirika.
ibintu byose bizaba byaravuyeho ku isi. Aha rero reka dusome irindi somo riboneka muri Yeremiya igice cya 25 umurongo waho wa 33. Yeremiya 25 umurongo wa 33, umutwe w'amagambo uravuga ngo, Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 33, umutwe w'amagambo uravuga ngo, Imana izahana amahanga. Imana izahana amahanga. Umurongo wa 33, uwo munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi. Ntibazaririrwa cyangwa bakoranywe habe guhambwa, bazaba nk'amase ari ku gasozi. Inshuti bakundwa, umunsi w'uburakari bw'Imana, uwo munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi. Ntibazaririrwa cyangwa bakoranywe habe guhambwa, ndetse ngo bazaba nk'amase ari ku gasozi. Aya magambo mu by'ukuri agaragaza uburakari bw'Imana ubwo buzagera ku banyabyaha, ibihano abanyabyaha bazahabwa. Mu by'ukuri dukwiye gusobanukirwa yuko ahangaha abahanuzi bashimangira kurimbuka kuzabaho ubwo Kristo azaba agarutse, kandi bakavuga ko ku isi nta muntu uzasigara ari muzima. Mu gihe cy'imyaka 1000 Satani n'abamarayika be bazasigara kugira ngo barebe ingaruka ziteye ubwoba zo kwigomeka kwa Satani. Isanzure ryose rizongera gusobanukirwa bundi bushya yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Imana ihangana n'icyaha ku buryo kitazongera kubaho ukundi. Hari uburyo Imana izahangana n'icyaha ku buryo kitazongera kubaho ukundi. Inshuti bakundwa, dusoza iki cyigisho ndagira ngo mbagaragarize uburyo butatu Imana ubwayo ikoresha ihangana n'icyaha ku buryo kitazongera kubaho. Uburyo butatu ndifuza ko buri wese abasha gusobanukirwa nabwo. Ubwa mbere ni uko Imana ubwayo igaragaza urukundo rwayo rutagira umupaka, imbabazi zayo n'imbaraga zayo zidacogora zo gukiza inyoko muntu. Bene data, mu by'Imana idukorera byose igerageza kutugaragariza urukundo rwayo rutagira umupaka, ndetse ikatwereka n'imbabazi zayo n'imbaraga zayo zidacogora zo gukiza inyoko muntu. Uburyo bwa kabiri Imana ikoresha ni uko Imana ubwayo igaragaza ubutabera bwayo, gushyira mu gaciro no gukiranuka kwayo. Ndetse uburyo bwa gatatu Imana ikoresha ihangana n'icyaha kugira ngo kitazongera kubaho ukundi, ni uko yemera ko isanzure ribona ingaruka z'icyaha no kwigomeka. Mu by'ukuri ntacyo Imana izakora kugira ngo kwigomeka cyangwa se ingaruka z'icyaha zitagaragara mu isanzure. Isi yarahumanye kandi isi yabaye mbi biturutse ku ngaruka z'icyaha. Ibi ngibi nabyo Imana yemera ko bibaho kugira ngo mu by'ukuri umuntu nabasha kubona ingaruka z'icyaha n'uburyo isi yangiritse bitewe n'icyaha cyakozwe n'umuntu, bityo umuntu azahitemo kutazongera gukora icyaha ukundi. Uwiteka Imana rero adufashe, abane natwe, atubasheshe guhitamo kuba mu ruhande rwayo kuri uyu munsi wa none. Duhitemo kuzabana na Kristo mu gihe cy'imyaka 1000. Uwiteka Imana abidushoboze byose, nicyo mbasabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge. Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, wabw'icyubahiro, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe.
waturinze uratuyobora. Iki cyigisho turakize, ariko turagusabye kugira ngo kibashe kugira icyo gihindura mu mibereho yacu. Tugusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe no muri iki gihe kigoranye kigiye kwegera imbere. Ingororano zawe zizabashe kutugeraho, nitubasha kwihana tukava mu byaha, tukagarukira umuremyi wacu. Ubane natwe mu byo tugusabiye ubuntu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.